kumvugira umwana mu izina ntabwo waye uburenganzira gutuma koko, ariko ntiwumva gakorora. Ariko ndagira ngo maze mubwire yuko ubugeni tugira abageni benshi hano muri uyu muryango. Tugira umwandure, tukagira umubiri, tukagira injogi, tukagira n'abarerwa. Abo ni abageni baba muri uyu muryango. Ndibuze kukubaza ushaka muri abo ngabo kugira ngo tumenye yuko yabageze igihe. Ariko muri abo bose hari abo tudashyingira. Ndabakubwira niwumva uwo mwana usabira umugeni ari muri abo, rwose babahe inzoga munywe ubundi witahire. Kigeli Rwabugiri ayihawe n'inshuti ye yitwa Mayiraci, umwami w'Uburinzi. Nanjye rero iyi ni inkuru yitwa Muterero, ntawe uyirindwa muri Sifarawe. Wagira ngo rero nkwakire ibibaniseri vuga bani turi ukore amwite ndero narakiza muri ntabwo bivuga ko narasamo birabonibura kubakaneza ariko reka bari kubiye amen amen gaso ariko amahoro kuri amahoro kandi amahoro bize ko amahoro gusa aho nigeze kugera imwe reka bari usubira ndetse twigatatu twaba zirahora igisoro umuntu byagiye tukara rwose banze n'ibindi umuntu byagiye dushaka kuko nawe ubigenje arangira avuga ati ubuse koko baje nikiriza rero kacinga kameneka, ariko wowe mpamvu nabyubahirije nuko wahita ukuramira urundi ruho uzi ko wawe zinaho urabisubiza yari kukivuga ntabwo nuko nibwa ndagira ngo rero ariko naravuga reka banze gushimira kuri umufura nkeya zimarira abantu babaje kuba ikica abandi bazimarira bahagaze rero natwara isanga no gushimira kandi n'umva yuzuye nabyo nawe afashe kumushimira. Abantu bari bashimira ariko ntabwo bibereye ntabwo ndagira ngo rero abitwara arahirye ndashaka irekezo umubyeyi nkunda kumenyera ibimbiriye ubundi ntabwo irekezo umubyeyi ndagira akigara ngira ngo warabaze irembo usaba ni irihe. Ndakubwira rero irembo usaba ni irembo ry'umugeni, irembo rimanuka inka ikazamuka. Icyo gihe rero twagiranye ibiganiro byiza kuko barambwira uti ntabwo nakwima irembo kirazira, kuko umuryango wa Juvenal ni umuryango ugira ibyo ugaba, ni umuryango utanga abageni, ni umuryango ugira ibiganza bigaba amagizi. Tugirana ibiganiro byiza, nakubwiranye rero natwe umuryango wabigenera iyo duhawe irembo tuyifatisha. Ndibuka ko tujya gutandukana narakubwira ndagiye kandi ndagarutse, kuko nta na rimwe mu muryango wabigenera twigeze tuba basenatize. Narakubwira ni ukuri umwe gutinda ntungayiguhera. None rero wa munsi nari nakubwiye ko nzagaruka nje gusaba umugeni nasabiye irembo y'uwo munsi. Ndagushimiye rero kuko icyo gihe ntibigeze unambaza ngo umukobwa usabira irembo ninde cyangwa se umuhungu usabira ninde, kuko igira umuco kandi igira umuco mwiza. Uwo munsi ntabwo ari kubibaza, ariko uno munsi rero ndagira ngo nkubwire yuko umuhungu nasabiraga rya rembo umuhungu wacu
Imana Andre niwe umuryango wari wajuje gushyira dusaba irembo ry'umukobwa wanyu uno munsi twaje gusaba umugeni witwa Ingiraneza Bonete. Muvandimwe rero inshuti yanjye ndabizi nta na kimwe nigeze gusaba umugeni kuri imfura, kandi imfura n'isaba igatanga. Nakwidinze rero uyu munsi hamwe n'umuryango twagendanye cyane cyane baza kwihanisha amashyi n'impundu mu kanya, kubera ko ubutumwa ntabwo ari ubwanjye jyenyine, ni ubw'umuryango mugari wa Damiyani. Naje uno munsi rero naziriwemo mu Kinyaga nza gusanga nje gusaba umugeni Bonete, kugira ngo duhanishe amashyi n'impundu. Ngiki ijambo ry'abantu kandi akaba ari ijambo ry'umuryango mugari w'abanyarwanda. Urakoze cyane Claude. Gusa nk'uko nakubwiye nta gitekerezo tubaye ku kibazo urubyiruko rwatubajije, ntacyo nzakisugo tuze kukisubiriza mu kindi gitaramo, cyangwa tubaze dusubize icyo kibazo, kuko urubyiruko narwo nubwo ruri mu gitaramo ariko icyo kirabahangayikishije kumenya aho iyo mvugo yavuye. Ntabwo ari uko nagiye bagiye kuri icyo gitekerezo, ariko soje nkubwira ko nakubwiraga irimbanda, ariko nagira ngo ngire icyo ndikubwira. Nuko bantu muteraniye hano, reka mperaho icyo gitekerezo kigeze, nanze gusubira inyuma n'aho cyavuye. Ngira ngo abari aha bagejeje imyaka y'ubukure ntabwo ntibabwiye ngo batere intoki, ariko wahinyura uti ku myaka tugezemo atari imyaka ariko uwo bazi igikomeye. Ntabwo ndi butinde kuri icyo gitekerezo cyane, niyo mpamvu nemeye abanza kugira ngo ndebe hano niba n'abana barimo bategereje igihe cyo gutora, ariko ndabona benshi igihe cy'amatora gishize, ndabona benshi twariteguye. Ntabwo mwibuka ko twitoreye nyakubahwa perezida wa repubulika. Niba mwese abari baregeje icyo gihe mwamfasha kumukoma amashyi. Reka mbere rero kugira ngo bongezeho na kane. tugiye ko bwarageze ku gitekerezo kivuga mu Rwanda gatera y'ubuterwa. Rero abaherutse muri aya matora yavuga, ngira ngo hari ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze mu minsi yashize ngo uzahirahira gutera u Rwanda umuriro tuzawuzimiriza aho uturutse. Ngira ngo iryo jambo mwese ntabwo utaryibuka. Ubwo rero yumvaga mu ijambo ry'umwami Musinga wavuze ati u Rwanda ruratera gute. Ubwo rero umuvandimwe Fulgence ngendeye kuri icyo gitekerezo, ndumva n'ababyiruka bose babyiruka mu gutwara bivuga ngo nta n'uzahirahira gutera u Rwanda, yaba umusaza yaba umusore yaba abana bo ntabwo twabashyiramo, kuko abana barahuriye. Twese tuzahakurikira rimwe tukazimiriza umuriro aho uzamuturutse. Ndumva aricyo nakongera kuri iryo jambo. Urakoze cyane. Nawe urakoze niko ubyumva, ariko kiriya gitekerezo cyabayeho mu mwaka w'1700 kigiye kizanwa n'umwami Cyilima Rujugira, akaba yari umuhungu wa Yuhi Mazimpaka, umwami wari umusizi akariko karwara n'amakabura. Yageze atya rero amwikanze, yageraga mu kaburo yigeze ashaka kwica uwo muhungu we, ahungira i Burundi. Ageze i Burundi yumva ntamerewe neza, ariko agaruka mu Bugesera. Ageze mu Bugesera yumva umwami Nsoro Nyamutega agambana ko azatera u Rwanda. Arabyumva, amaze kubyumva
ndetse aza kumenya yuko yagomba gufatanya n'umwami w'i Burundi witwa Mutaga Sebitungwa, agomba gufatanya n'umwami wo mu Ndorwa witwa Gahaya Muzora, agomba ndetse no kwitabaza uw'Isaka witwaga Kimenyi Gitufu. Ajya rero muri makeya nanjye nihuse, agarutse mu Rwanda yaraje aravuga ati rero bariya bami barakomeye, bazaterwa n'ibihugu bine, ntabwo bazarutsinda uru rugamba, kandi bagera mu gihugu bazatera bangiza ibintu. Afata ingamba rero z'uko we abatera. Muri uko kubatera yafashe umutwe umwe w'ingabo awushyira igahanga ka Kicukiro kugira ngo bazakumire ingabo zizava i Burundi no mu Bugesera. Afata undi awushyira Kabuga ka Busha kugira ngo bazakumire izizava mu Gisaka. Afata undi awushyira ku Gaseke ka Mutete kugira ngo bazakumire izizava mu Burundi. Icyo gitero rero izo ngabo zatereye rimwe zisanga ingabo z'u Rwanda ziri maso zirazihashya. Nicyo gitero cyatewe, bagiteye rimwe kinarangirira rimwe. Ahita avuga ati rero muramenye kuva icyo gihe, kuva aho muzamenye ko u Rwanda rutera rudaterwa. Ngaho byavuye. Warugize uti rero uvuze ijambo ryiza, ariko reka nongere ababyeyi bo mu Kinyagahura bahorana impundu. Ndagira ngo wari uvuze ijambo ryiza, reka gushimire igitekerezo mwagize umuryango wanyu cyo kuza gusaba umugeni mu muryango wacu. Ariko hari ikintu mugira ngo ubanze usobanurire, wabaza kuva imbere tuvugane turebana kuri ubu, ubanze usobanurire. Nari ndimo gushimira ko wagize igitekerezo cyiza cyo kutwizera mu kuva twabaha umugeni, ariko hari ikintu kimwe ngira ngo ubanze usobanurire. Numvise wivugiye mwaje gusaba irembo, turaribaho. Wigeze uvuga ngo amarembo ni atatu: irembo ry'abageni, irembo ry'inka, n'irembo ry'iki ry'amaboko. Ayo niyo marembo wasanze iwacu. Aya ni amarembo y'umuco nyarwanda, n'ayandi parole gucura, kuko ari irembo rimanuka inka rikazamuka ryinjira. Ntabwo irembo rimanuka ririnjira, bararyinjira reka zamuka umugeni. Iryo ni irembo nyarwanda. Irembo ry'amaboko, kuko burya urugo utewe watabaza ugatabaza umuturanyi amaboko. Iwacu rero data n'umutware agira amarembo arenze ayo, agira n'ay'abagaragu, akagira n'ay'abaja, kuko ndetse akagira n'ay'ibishingwe tunyuzamo imyanda tujya kwijugunya. Akagira ndetse, kubera ko data ari umutware kandi akaba ari umukungu, ku marembo yari ariho hahiyeho n'irindi irembo ry'imisoro tunyuzamo dusorera ibikorwa byacu. Ayo marembo rero twebwe turayarengeje, ariko kuri icyo si cyo kibazo. Ndagira ngo mbaze mubaze, wigeze uvuga ngo uje gusaba umugeni uvuga izina, sibyo? Nta kintu ndi buvugane nawe. Abana wavuze izina mu gitaramo, ubundi abana banjye bari gukorwa. Kumvugira umwana mu izina ntabwo wawe uburenganzira gutuma akorwa, ariko ntiwumva agakorora. Ubwo rero urabanza uca iyo nkorora, shaka amata tumwoherereze
kuko kuvuga umwana mu gitaramo udahawe na so uburenganzira bimutera gukora yakozwe. Abana bakozwe iyo hirya mu gitaramo bakozwe, bandushaka amata tumuhe kugira ngo igitaramo gikomeze. Ndabizi neza ukuri abana bawe n'abana barezwe n'amata, n'abana cyane cyane bateze, niyo mpamvu rwose ubwo abo bana n'ubundi reka ntuzanire amata uze kumera abo bana kugira ngo oya ntuzongere kuvuga umwana mu gitaramo tutaguhaye uruhushya rutuma koko. ariko buriya rero uruhushya warumuhaye kandi warambwiye uti uru n'umuryango nuhagera uzazana icyo ushaka cyose uzajya. oya ariko wagomba kuza mu mugeni ntabwo narinzi ko ni bwongere bwa kabiri kugusaba. Zana ayo mata, zana ayo mata. Ndabizi neza yazanye uburenganzira wabuhaye rwose kugira ngo Juvenal uhagarariye we Fulgence, uburenganzira wabwite n'urugeramo n'umuryango uzashaka icyo aracyakorwa ahubwo zana amata tumugere yo kujya gukorora. Zana siko n'umuririmbyi yavuze ngo mbere umwana icyo ashaka, reka nanjye numve mu byo umuririmbyi mbere umwana icyo ashaka rwose mbere umwana amata nta nyarumwe mu nyaruse. kandi umwana ntabwo ari umwe, usibye ko abana abandi barasangira ntabwo bacuranwa, umwera abana amata. Aya mata namwe agira gitereka, wenda agira gitereka, ntabwo uvuze izina ryayo muri iki gitaramo, ntabwo ujya ugaya amata y'abakirazira uyahabaje, nta mfura igaya amata uyahabaje ntabwo Rwanda meyani aho aya marembo wabwiraga twebwe amarembo y'iwacu nta marembo y'ibishingwe tugira, ibishingwe tubinyuza mu gikari ahubwo tugira ibikari. rero ukuri ariko buriya mwebwe kubera ko iwanyu usoromeye gusumba ratoko urugo rugari, ukomeza uravuga urugo rugari nabyumvise ko ingamba ari urugo rugari kandi haba amarembo menshi. reka baragera kubwira ibyo wacu ko tubigenza ye numvise cyane umwera abana bato. aya nayo rero wabyaye ibitsina byombi, wabyaye hungu na kobwa, ariya uramenya uko ubigenza, ntabwo uri bukubwire uko ugabanya abana bawe, nuko uramenya uko genda wicezwe twaganira. urakoze cyane nuko atagikorora wa mwana ntago agikurura. reka rero tuye twaganira, wari ugize uti reka nanjye mpaguruke, wari ugize uti tuje gusaba umugeni muri uyu muryango, ariko ndagira ngo maze mubwire yuko umugeni tugira abageni benshi hano muri uyu muryango, tugira ab'umwandure, tukagira ab'umubiri, tukagira injogi, tukagira n'abarerwa. abo ni abageni baba muri uyu muryango. ndibuze kukubaza uwo ushaka muri abo ngabo kugira ngo tumenye yuko yaba ageze igihe. ariko muri abo bose hari abo tudashyingira. ndabakubwira niwumva uwo mwana usabira umugeni ari muri abo, rwose babahe inzoga munywe ubundi mwitahire, ntabwo turi bukomeze ibisambo yo gusaba. aba mbere abo tudashyingira ntabwo tuba dushyingira abahungu, kandi bishoboka ari umuhungu, ntabwo dushyingira abahungu. aba kabiri dushyingira abatipe, niba umuhungu waba ari umutipe ntabwo tumushyingira. aba gatatu dushyingira abajyama, ntabwo dushyingira abajyama. aba kane dushyingira amaniga, amaniga nayo ntabwo tujya tuyashyingira. aba gatanu dushyingira abamani. muri abo rero niba hari umwe urimo, niba usabira ari muri ibyo byiciro, rwose dukomeze twinywere, ubundi bakwereka umuryango. urakoze Karabi. urakoze cyane. ni ukuri ayo mazina yose nayumvise aho mudashyingira, natwe iwacu ntabwo tubashyingira abo ngabo, kuko umusore wacu Murerimana Andrew ni umusore wize neza, ni umusore wizewe n'igihugu, kuko ubu ni umukozi w'igihugu,
ni umusore utari wa musore utuzwe no gusengera, ahubwo ni umusore. Niba ari umusore rero reka mbirebe mu bo mwazanye. Ariko wari uvuze ijambo ryiza, bagomba kuriherekeresha amashyi. Ni umusore. Mwiriwe cyane. Nta kibazo rwose rubu. Narukoherereje kugira ngo ko nabibonye kuri WhatsApp utari buhari. Muragahora ni mundu mukiyaga, muragahora ni mundu. Nibyo mubyeyi Koro Jean Claude ubwo bazaga mu muryango wa Juvenal uje gusaba irembo ry'umugeni, irembo twararikwemereye kandi tukubwira yuko tubwira yuko dutera isano ndetse twumvikana yuko nuramuka usanze yameze ntacyo uzabaza, sibyo? Cyane rwose. Cyo ni kimwe. Ikindi, ubwo wazaga gusaba irembo hari icyo twarakubwiye ngo tugiye dutera isano, ariko duteye n'inzuzi nizera uzaza usame umugeni. Inzuzi ko zitarera biragenda bite? Nabyumva ni ukuri uvandimwe Fulgence, inzuzi ntabwo zirera, ariko ngira ngo uko twabyumvikanye tuti rwose ntabwo nzakuhekera inzuzi zitarera. Urabyibuka neza ko twabiganiriye, ariko uno munsi ntabwo naje gusaba kuhekere, ni ukuri naje gusaba ubugingo. Nuko niba wamashye narigeze kuje gusa narigeze kujya gusaba muragahorana ubundi mu kinyarwanda. Twari twamubwiye yuko duteye inzuzi twari duteye ntabwo ari irengwe ngo tuzitere ku kinani tumenye izigiye imbere y'izindi, ntabwo ari ukuraguza, ahubwo twari tubiye ko duteye inzuzi kugira ngo zizere ibisabo, kuko umukobwa wacu ntiyagenda adafite igisabo. Ariko aravuze ati ubwo rero ubwo nje gusaba igihe cyo gukwa, igihe cyo kuza bizaba byeze. Nuko nibyo. Reka rero maze uza twavuze ibigwi by'umuryango turabirangiza, dusanga mutarigeze mutakaza indangagaciro, ariko tubwira yuko uza gusabira umusore wawe tuzakubaza tuzagira uzatumara amatsiko. Niba kubaza ibibazo bitatu rero kugira ngo umenye ibigwi, imyato y'ibigwi by'umusore wawe. Imyato y'impagarike yo nayumvise ndaryumva bicaye ku mfurumo wageneye. reka mbaze, nubwo aba ni ba nyirarume na base wabo, aba bo nyine iyo bamaze kunywa inzoga nta kindi baba batuma umutanga, ariko ba nyirasenge baba bazi uko reka mbabaze. Murakoze cyane. Usenge cyane Ikibazo ko n'umusaza ujye kurwanya ahantu bita kurwanya umubyeyi. Hari nyirasenge mukuru ushinzwe abarerwa witwa Soni, bari hajya bari shangazi. Nanjye uwo mukobwa turamufite, arakuze, turamubahaye.
nanjye ngwino uragera hano nirangije ijambo. Nanjye shingiye yuko uri imfura n'umuryango ukobokamo akaba ari imfura, shingiye yuko imiryango yombi bariya bagabo natwe nta na rimwe twigeze dukorana mu bishyushye. Aba babyeyi n'abangaba nta na rimwe bigeze bicara mu gacaca ngo bacane amacupa. Shingiye yuko abashumba b'iwanyu n'abacu igihe cyose baragiranye batigeze baragira gahunda na gasetsi. Shingiye yuko muri imfura, shingiye yuko mwadushingiye mu bubasha muhabwa n'umuryango, nanjye mwemereye umugeni. Karame. Abanyarwanda yaravuze ngo uwanga gutegura amakuru iki ni ikizendeko cya nyirasenge. Ikizendeko Inzoga y'ikizendeko. oya iyi ntabwo ari ikizendeko kuko ntabwo turamushyingiye. Reka ntiwishyirire bisobanuriye. Shangazi we, iyi nzoga niyo bagushimiye ngo baribuka uburyo umwisengereza wawe wamureze, ukamwigisha kubara amayuzi, ukamwigisha gusasira izibaziba, ukamwigisha kugira isuku, ndetse ukamwigisha no kugira kirazira, ukamubuza kwicara ku ngata, ukamubuza kwicara ku ishyiga ngo atazayigwaho, ariko kandi umwigisha no kwambara umwambaro w'abakuru ari wo giha, kugira ngo ejo atazicara n'aba bana bakabona aho bavuye. Akira ibyo ngibyo ngo barabyimbitse. Fulgence rero impamvu nakubwiye kujyana mu butumwa bwa nyirasenge kuko nari nzi ko ubugezeyo kandi ukamubwira amagambo meza nayo. None se hajya mwebwe minerivare mwatanze nuko aba minerivare watanze nuko kwa nyirasenge barabona natwe twicaye. Oya nukuri nakubwiye ngo reka ngende uko imbaraga nabanje kuko ubutumwa bwa nyirasenge ukazana n'ubundi bwa base wabo batanze minerivare nabo imbaraga z'umusaza ntabwo zigenda n'iz'umusa. Reka nzane nishimye yuko wanyambaye umugeni. Muvandimwe rero Fulgence, iyo umpaye buri gihe ndishima, ariko burya gushima ni ijambo rikwiye ibintu byinshi. Umuntu iyo akuriye ikote ryo kwambara mu rwego rumushimye, yakugurira karuvati uzashyira ku ishati ndamushimye, yanakuha n'umugeni ndamushimye. Iyo hari irindi rirenze ibyo ngibyo nibyo nari ngiye gukoresha, ariko rwose ndagushimira ko utwemereye umugeni. Korode we karabakara shira umuntu kandi uri mu muryango uri inshuti, noneho tuba dukeneye cyose icyangombwa cyose urabishyikije, dukeneye kutwereka isubisabiro cyangwa udusabiro. Abavandimwe rero kubera ko yageze imbere kenshi rero jya mbere kuri ibisabwa. ubundi mu muryango wa Juvenali niyo bagize impunzi zitazishira, ariko reka numve ko iyo wari umwitisha impunmu ngere no mu cyicaro ubundi dukomeze tuganire. Mu bisabwa bya mbere rero, iyo wemera umugeni ndabizi ko ubanza ugatanga umunani wa mbere. Yego, reka rero uri umunani wa mbere. icyo ngicyo reka twakire umunani